Mwaramutse neza, Yesu ashimwe. Turi hano kuri gusenga by Mama Ebenezer. Ndabasuhuje buri wese n'igihugu aherereyemo. Shalom, shalom mwese. Ndabasuhuje. Ngewe wumva kuri mikro ndi Mama Ebenezer. Karibu dusenge, dushyire Yesu hejuru. Amen. Yesu, 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 Hallelujah. Arakiza Yesu, arakiza. Hallelujah. Arakiza Yesu, umwami wacu arakiza. Hallelujah. Arakiza, arakiza Yesu, arakora umwami arakora. Haleluya. Arakora Yesu, arakora, arakora, arakora Yesu. Data, 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 umwami mwiza data, data, oh data, 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 data mwiza. Mwuka wera, mwuka, mwuka wera, mwuka wera, mwuka wera, mwuka, mwuka wera, mwuka wera, mwuka wera, mwuka. Haleluya. Imana data ishyirwe hejuru. Haleluya. Yesu ashyirwe hejuru. Yesu ashimwe. Mwuka wera ushyirwe hejuru. Dushyize hejuru ubutatu bwera, dusize hejuru kunesha kw'Imana. Imana yakoze, turiho, turi bazima. Kristo yamamare, uduha ubuntu bwo kubaho, akaduha umunsi. Imana turabiyishimiye. Izina ry'Uwiteka ryamamare. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana. Luka igice cya 8 umurongo wa 39. Luka igice cya 8 umurongo wa 39 aravuga ngo witahire ujye iwawe ubatekerereze iby'Imana yagukoreye byose. Aragenda yamamaza ibyo Yesu yamukoreye byose, abyogeza mu mudugudu wose. Amen. Umutwe w'amagambo w'iri jambo haravuga ngo yirukana abadayimoni benshi mu muntu. Imana ishimwe, yari yirukanye. Yesu ashimwe, we wari wirukanye abadayimoni benshi mu muntu. Imana ihabwa icyubahiro. Aha rero yaramaze aramubwira ngo witahire ujye iwawe ubatekerereze iby'Imana yagukoreye byose. Haleluya, haleluya. Umwami ahimbazwe, umwami ahabwa icyubahiro. Uyu muntu yabaga ahantu mu marimbi yikebesha ibintu bikomeye cyane, ariko Yesu aramukiza, amugirira neza. Oh, haleluya, haleluya, haleluya,
Haleluya. Uyu muntu abonye ibyo Yesu amukoreye yagaruye ubwenge, yinginga Yesu kujyana nawe. Kuri 38 iyo hasomye baravuga ngo uwo muntu wavanywemo abadayimoni yinginga Yesu ngo ajyane nawe, ngo ariko Yesu aramusezerera ati witahire ujye iwawe ubatekerereze iby'Imana yagukoreye byose. Aragenda yamamaza ibyo Yesu yamukoreye byose, abyogeza mu mudugudu wose. Umwami ashimwe. Reka dusenge iki gitondo. Imana itinyura abantu gutanga ubuhamya, kuvuga imirimo y'Imana, kandi n'iby'Imana ikoze jya kuri mwene data tujye tunezerwa. Abantu be kugira ishyari ry'amashimwe. Niba Imana igiriye mwene data igitangaza no kuvuga ngo iracyakora, nawe yakugeraho, nanjye yangeraho. Ni Imana y'ubuntu bwinshi birenze uko twe tubitekereza. Kristo yubahwe. Imana ndasenze uyu mwanya kugira ngo wongere usure imitima y'abantu, abantu bongere guhaguruka gutanga ubuhamya. Ndasenze igitondo uremera abantu ubuhamya bakize nk'uko wakijije uyu muntu wari urimo abadayimoni. Mu izina rya Yesu dukize imyuka turwanya ibitava ku mwuka w'Imana, ibyo byose bitsindwe bineshwe mu izina rya Yesu. Turwanirire, tubohore nk'uko wabohoye uyu muntu. Yari afite abadayimoni bari baramufashe mpiri, bari afite imyuka yari yaramufashe mpiri. Natwe turasenze uyu mwanya mwami, tubohore, hanyuma tujye no gutanga ubuhamya bw'imirimo yawe. Tubohore, bohora indimi zacu, bohora iminwa yacu, bohora mu mwuka wacu mwami. Turagusabye ngo tubohore, turasabye natwe ngo tubohore, natwe dukize imyuka yose yahagurukaga kurwanya mwabo umugambi wawe muri twe. Imyuka yose yahagurukaga kurwanya ubushake bwawe muri twe, ibyo byose bitsindwe, bikubitwa hasi, bineshwe mu izina rya Yesu. Turakwemereye mwami, tugumya tuvuga ineza yawe, twamamaza urukundo rwe, twamamaza imirimo n'ibitangaza wakoze mu buzima bwacu. Iminwa yacu ifunguke kuvuga amashimwe, mu mibereho yacu dutinyuke kuvuga amashimwe, kandi Yesu tugushyire hejuru. Haleluya. Ngaragenda yamamaza ibyo Yesu yamukoreye byose. Hari ibyo wakoze mu buzima bwacu mwami. Iki ni igihe cyo kwamamaza Imana, iki ni igihe cyo gushima, ni ukwezi ko gusaba ndetse no gushima. Twibutse iminsi ya kera mwami, turagushimiye, twibutse ko tubyutse amahoro. Ushimwe nyiricyubahiro no kunesha. Nyemerera uganze, komeza utegeke, byose birakumvira. Kubohoka, ubohore ibyacu n'abacu mu izina rya Yesu. Ubohore mu bitekerezo byacu, ubohore mu kanwa kacu, ubohore mu maso yacu, ubohore mu byifuzo byacu, ubohore mu mishinga yacu, ubohore mu biganza byacu, ubohore mu matwi yacu twumve ibikwiriye kandi bigoresheje icyubahiro. Ubohore buri kimwe mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Nk'uko wagiriye neza uyu muntu ukamubohora burundu, ukamukiza, ubwenge bwe bukagaruka agatekana, natwe tugaruke tubohore buri mugozi wose utava ku mwuka w'Imana wari ukidufasha, wari ukituboshye, wowe wose uveho mu izina rya Yesu, kubw'imbaraga z'umwuka wera n'amaraso ya Yesu Kristo. Urakoze mwami, komeza uganze uyu munsi, utubohore uyu munsi, ubohore uyu munsi, ukure ku ngoyi uyu munsi, udutsindishirize uyu munsi, utugaruke uyu munsi, utwumvire uyu munsi mwami. Akanwa kacu kavuga amashimwe yawe, akanwa kacu kavuga imirimo yawe no gukomera kwawe. Urakoze Kristo, singizwa. Amen. Umunsi mwiza. Yesu akubohore, kandi buri mwuka utava ku Mana warwanyaga ubuzima bwawe uneshwe n'umwuka wera w'Imana. Kandi Imana igumye kuzuza amashimwe, utanga ubuhamya, uhamya Yesu imirimo yakoze. Shalom, shalom.